Nubwa mbere mubonye content creator wagaragaye bya nyabyo, nakoze video iri kubica bigacika, dore ko iyo video bari kuyikoresha nka ku thumbnail bavuga ko abantu bagafashe bagiye agukura amafaranga hasi yo ntazi ngo nangaye amafaranga aturutse mu mbaraga z'umwijima. Ariko ubu ngubu nagira ngo mbabwire ko video nka ziriya ari video tuba twarakoze twihirinze, ntago biba ari ibintu ni ibintu biba byoroshe kuzikora, ariko mwebwe mugaziha umwanya cyane mukazireba. Umvishe ndakubesha se ntago ngukomye ndeba neza, ariko usige unakoze subscribe kugira ngo dukomeze tujyane no mu zindi video. Umvishe ninje munyabigwi kandi bigwi nzana byandika. Umvishe umbonye gucya wenda sinda agafata, ariko nyine inzira nuko gafata byanze bikunze nzagafata mwizosi. Umva ningafata nzagafata mwizosi. Iri gufu ubona nanditse hano iri ngiri rya Kamutse. Umvishe uzikarije uzagira ipfuri nini mu gihugu cy'u Rwanda. Mba niba hano nipoweye ukambonamo inzara, ariko nushaka umbone mu biryo. Nushaka umutangira ubaruti uriya murara ibyo nari kuzagera yarabiriye, kubera yuko uyu mufupu ubona ejo bundi uzaba wabaye iroti. Kandi akubwira ni bro, umvishe guseka cyane ntago ari byo byishimo, kubera ko umuntu abashobora no kugutera njono gugasetswa n'amarira. Jibanire hano nipoweye niyicariye, umvishe mvuga nti ese ejo kazafatwa. Umvishe gusa kuntekereza cyane ntago bivuze ko jewe ibitekerezo byanje ubu bibanye. Ingaruka zo kubaho nk'umuntu udatekereza nje ndashaka kuzirenga kweri. Umvishe kumfata nk'irobo wape. Umvishe je ndo mu content creator. Umvishe mvuga ibizaba n'ibitazaba. Umvishe ariko byanze bikunze kugira ngo mbone uko mpereza abafana banje ibyishimo. Ndeba ndo umukene ubone nuko uzandeba ndi n'umukire. Umvishe uzasobanukirwa uti umukire. Umvishe abameza te nyuma yo kuba yarabaye mu buzima bukenye. Umvishe ntago ndi nka Abinowa. Umvishe wabatenje ugabwira ko agiye kubabariza inkuge akifotoreza ku mato yo ku nyanja. Umvishe mukamukubita ibiceri by'akigurira Ferrari y'umunyonyo. Ako nakantu nje mbatamo oje mba nibere hano nipoweye. Hano murabona ko nibereye muri studio bita Shamba, ni Shamba bita Ugwimpyisi. Mba nibereye hagati mu mpyisi, ariko iyi content noneho yo nakasa mutwe we oji. Iyi cyakuzakoreramo akantu bro, akantu nkagakora. Umvishe nkabaheza byanyabyo oji.